Nibyo guys, Facebook nayo iri mu rubuga rushobora kuba rwaguhindura ubuzima mu gihe gitoya cyane. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wakreatinga Facebook ariko ikaguhemba hano mu Rwanda ukabasha kwinjiza amafaranga. Rero ikintu uza gukora, uza hano kuri Facebook yawe maze ukaza ukinjira ngaha ahanditse ngo gufungura konti nshyashya. Tugiye gufungura konti nshyashya ku buryo ishobora kuba yaguhemba amafaranga mu gihe ubashije kuba wagaze waba monetize. Noneho wamara ukanda hari ahanditse gufungura konti nshyashya. Ndabizi yuko ni ibintu bigenze bisanzwe nimba wari ufite Facebook ariko warayibuze kuri page tugezeho nshyashya yo mbese kuba twakuza kugira ngo tubashe gufunguza mbese account nshyashya kuri Facebook ibashe ko yatwinjiza amafaranga. Uraza ugakanda ahangaha niba ushaka mbese gufungura Facebook nshyashya ariko nimba wari warayifunguye wari warigeze kuyifungura kera ariko ukaza kuyibura, waza gukanda hano handitse ngo gushaka konti yanjye. Hasi niba ushobora kuba wakanda mu gihe mbese wayitaye cyangwa wayibagiwe cyangwa warayibuze, wakanda hasi hakabiri. Ariko twebwe turi buze dukande ahanditse ngo guhanga konti nshyashya. Facebook ni urubuga mbese rwagufasha kwiteza imbere mu gihe ubashije kuba warukoresha neza cyane iyo warufunguye neza cyane. Uraza kandi ahangaha hano handitse ngo guhanga konti nshyashya. Ahangaha bari buze kukubaza umwirondoro wawe, witwa nde. Hano bari kubaze ngo izina ry'ababyeyi, iri ni izina ushobora kuba mbese ushobora guhitamo izina ushaka. Bakubaza izina riri kwiranga ariko twebwe reka twiyitirire Rocky Kimomo. Turiyitira Rocky, hano uri buze wandike Rocky mbese iraba yitwa ari iya Rocky, biragaragara ko ari iya Rocky. Hano handitse ngo Rocky, hano handitse ngo izina ry'idini, naho uri buze wandikemo ngo wandikemo Kimomo, ubwo ni izina rya kabiri. Niba ufite amazina abiri koresha hari ubanze irya mbere, hano ha kabiri izina ry'idini naho ushyiramo irindi zina. Hano ikindi rero kirakurikiraho barakubaza gushyiramo itariki. Urabona yuko Facebook nayishyize mu Kinyarwanda kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa maze uyifungure neza cyane. Gusa ugomba kwitonda mbese kuyifungura kubera yuko hari igihe biza kuba ikibazo mu gihe cya monetize. Mu gihe wujuje ibisabwa, mu gihe ufite ikibazo wanyandikira nkabasha kuba nagufasha. Hano uri buze kuzuza imyirondoro yawe witonze neza cyane, nta kintu kiri kukwirukansa. Hano uri buze gukanda next, maze uze hano handitse ngo ahakurikira. Hano bari kubwira ngo mbese umunsi wavutseho ni ryari. Hano urimo urabibona yuko narangije kuza ndakanda hano handitse ngo ahakurikira. Niho ndibugeze ndibuha kandi. Gusa hano biba byiza iyo usizemo umwirondoro wo kwiranga muntu yawe, nyirizina n'amazina yawe yo kwiranga muntu, kubera yuko ni byiza cyane mu gihe cya mbese cyo kumonetiza. Hano bari kubaza mbese nimba uri umugore cyangwa nimba uri umugabo cyangwa niba nabyo udashaka kugahita udashaka mbese kubigaragaza. Niba udashaka kubigaragaza urakanda hano handitse ngo andi mahitamo hano hasi, ariko mbese ngewe ni umugabo. Urabona ko nahisemo kabiri. Hano uri bukande next cyangwa ahakurikira. Hano bari bukubaza hano iyi ngingo rero nicyo kintu ugomba kwitondera. Ahangaha ushobora kuba wakoresha wakwinjira cyangwa washyiraho ubwirinzi ukoresheje nimero ya telefone. Aha mbere bari kukubaza gushyiramo nimero. Iyi nimero izagufasha mu gihe wagenze wataye mbese Facebook yawe yatakaye cyangwa yabuze yazimiye, bayibye ari umuntu wayibye, mbese bizasaba yuko uboherezaho kode kugira ngo bemere ko neza ari iyawe. Mu gihe uzaba utayifite ntabwo uzabasha kuba wakwinjira, mu gihe uzaba ibashije kuba yakwibwa mu gihe wabaye monetize. None ubishaka wakoresha iyi email hano hasi, nimero ukayirengagiza ugakoresha email. Gusa email niyo aba ari nziza cyane kurusha nimero, nibyo biba ari byiza cyane. Urahitamo rero icyo ushaka. Kuko turahitamo nimero kurangiye ndi kuberekeraho, gusa iyi ndi gufunga niyo kuberekeraho. Hano ndibuze nshyiramo nimero, noneho hanyuma biragusaba ko iyi nimero ugiye gushyiramo hano iri muri telefone bagiye kutwoherezaho kode, maze ugenze uhita uyandikaho. Niba simukadi uyifite muri telefone, niba uyifite muri telefone urakanda next. Noneho hanyuma bakubaza kuba washyiramo password. Hano uri bwandike password ugenze ushaka. Bari kukubwira yuko ijambo banga rigizwe n'inyuguti n'imibare mbese n'amagambo bigenze bivanze. Bagusaba gushyiramo password ikomeye cyane mbese kubera yuko yisizemo iyoroshye ntabwo bajya bayemera, bisaba ngo ushyiremo password ikomeye cyane. Ndakwinginze iyi video noza gusanga wari uyikeneye uze gusiga igitekerezo cyawe hasi muri comment kugira ngo tubashe kuzajya tugaze tubana. Kandi ikintu ushaka nzagukorera nacyo ukiyandikira aha
hasi muri comment yaba ari urubuga ushaka ko nagufasha gufungura YouTube channel, Instagram na TikTok n'izindi mbuga ndagufasha. Hano uri buze gukanda next, hano bakubwire ngo kubika amakuru yawe, hano kubika amakuru yawe uri bugenze uhakande, mbese hano urabugenze ubitse mbese amakuru yawe. Hano barakubwira kwemera amategeko n'amabwiriza ya Facebook, uri bukande kuri deme. Hasi urabona ko iri mu Kinyarwanda, ni ibintu byoroshye cyane, nta masogonda make cyane kuba wagaza wayifungura, nta bintu byinshi bigeze bigusabye gusa ukareba neza cyane ko wayifunguye neza cyane. Urakanda hariya maze utegereza akanya gato cyane, noneho hano ubu nibwo noneho bajya kutwohereza ya kode tugiye kwemeza biriya byose tumaze gukora. Bari kutubwira yuko bari bwohereze kode kuri iriya nimero twavuze. Iriya nimero n'ubundi ni igihe mbese Facebook yazaba yagize ikibazo nizagufasha kugira ngo yongere gufunguka, kubera yuko bazayoherezaho kode. Uri bukande next maze woherezaho kode. Iyo kode rero nimba simukadi iri muri telefone birahita byikora nk'uku kwanye. Urabona ko banyohereje kode byahise byikora nabanje kuyandukura iruhande. Urabona yuko noneho mbese account yacu ageze yarangiye. Noneho hano bari kumbaza ko nashyiramo mbese ifoto cyangwa ishusho yanjye cyangwa ifoto yanjye. Hano uri buze ukande hasi maze ugenze ushyiramo ifoto yawe nk'uko nakubwiye yuko dufunguje iya Rocket. Ndibuze nshyiraho n'ubundi ifoto ya Rocket n'ubundi Kimomo, cyane yuko ari abantu bajya biyitira amazina y'ibyamamare cyane. Ni ibintu byiza cyane, buri abantu bose ubona ngo ni ibyamamare ntabwo aba ari bo mbese banyiri bwite koko. Hano uri bubona yuko account yacu bakubwiye ngo guhitamo ibikurikira aha hasi. Mbese bari kukubwira yuko mbese bari guhita bakohereza abantu mbese ba hafi ufite muri telefone. Urugero niba ufite abantu bo muri telefone ko bakaba bafite na Facebook, hano nukanda kuri iri jambo ryo hasi, iri ngiri ntabwo gusa namubashije kuribona ariko ni iri ryo hasi. Umuntu wageze kuri iri shusho ni ijambo ryo hasi uri bugenze uri bukande, hanyuma Facebook irahita ikuzanira abantu bose ufite muri telefone ufitiye nimero. urahita ubabona hano kuri Facebook. Ngaba izi ni inshuti zanjye, aba bose bafitiye nimero zabo. Izi zose nshatse hano hasi bose nagenda bamarika, nkabagira abafrendi cyangwa abagira inshuti. ni ibintu byoroshye cyane, nshaka nagenda bamarika gusa bitewe nuko ndi kwihuta kugira ngo video yacu itaza kuba ndende cyane. Aba ngaba ngiye kuba ngiye kubataruka kubera yuko ntabwo nari mfite gahunda yo kugeza kubera icyo reka dukomeze. None urakomeza neza cyane witonze, nakwingiza please uza kugira ikibazo uze kunyandikira cy'uburyo ushobora kuba wahindura izina warayifunguye cyangwa mbese ikindi kibazo cyose ushaka kuko nagufasha ndibugufashe. Urabona yuko account yacu yageze yafungutse neza cyane, kaze nkwereka yuko ari 0 kuri 0 na mu friend n'umwe ngewe mfite. Ubu nibwo buryo ushobora kuba wageze wafunguza Facebook neza cyane. Hano ndibuze no kuza kukwereka uburyo ushobora kuba wakuzuza imyirondoro, amashuri, uburyo ugahindura na location neza cyane ku buryo uzaba monetize mu buryo bwuzuye neza cyane. Uri buze hano rero kuri profile yawe urebe neza cyane. Urabona yuko ni Kimomo Rocky, urabona yuko mbese ntabwo tudaminota mikeya cyane. Urabona yuko byakunze neza cyane. Ndakwinginze please urayikinge iyi video uyisangize inshuti n'abagenzi bawe. Ikintu ushaka ko nzagukorera inyunganizi ubutanzagaruka mbereka uburyo ushobora wakuzuza mu bantu babaye monetize mbase ibyo usabwa kugira ngo ubashe kuba wahembwa kuri Facebook. Nibyo nzagaruka ndi kukwereka. Reka rero tuzahure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.